Man, uri nziza. Thank you, Father Lord. Oh my gosh. Guys. Hope ko mumeze neza. N'abatameze neza, mwihangane biraza kugenda neza. So guys, murabona ko nambaye? See the outfit? Urabona ko nambaye kanzu y'abageni. Ubukwe bwanjye buri hafi kuba. Ni mu rugo kwa karindwi itariki nayo tubabwiye. Mana ushimwe habwa icyubahiro. Ntabwo nzi ko nakambara iyi kanzu. N'abakobwa bari muri Kigali. Mana ushimwe. Sheri. Oui. Sho. Oui. Ngwino. So guys, twaje kwipima imyenda tuzambara mu bukwe bwacu. Sheri wanjye arimo arambara. Nambara umukara, nambara umweru. Baby wakambaye umweru. Umweru niwo nambaye munyi. Nambare muri umukara cyangwa umukara. Oya umukara no. Ambara kala imwe hejuru. Denasi ugomba kwambara indi kala imwe. Sibyo? Wasoje so? Jena soje. Cyangwa ngiye muri vlog. Oya. Sho nta kintu kibura. See the outfit. Azuzanye igikabyo ngo si byatsi. Nashyirare. Bazimya kumndaniwe. Ngiye kurongorwa. Akwaje ugira ibanga ugiye kurongorwa. Eswe umuroza arapfuye. Umuroza arapfuye. Sishiri uje kwireba. Ntabwo ndimo ndareba imyenda n'umusatsi ukuntu bimeze. Nusi umusatsi uzakora ubukwe, tuzakora ubukwe bimeze gutyo. Uzajya kwiyogoshesha. Ntabwo rwose ntabwo twakora ubukwe ufite umusatsi. Kureba washyushye wahinze. Mbese rese ubu ngubu urabona ntari seriye. Shuvana n'ibyo isoko zuhama. Meze mute bana wacu. Guys. Ngubu twashikimana gute? N'indabageni mu ndebere mu mbwire. Bivuye. Ibiki? Ariko it's okay, nashakaga kwipima ngo ndebe uko bimeze. Nubundi ibi ngibi ntago ari byo nzakora ubukwe namgize. Guys najya ndebe aka kantu ko mu mutwe ko kankwira. Ibyo bitamo nibyo ntuze gutesha abantu umutwe, ibyo bitamo nibyo uzambara. Nyine ibyo nahisemo nibyo muzabona nambaye ku munsi w'ubukwe bwacu. Sibyo? So guys, ndetse ngufungire uretse gato. Mufite umuntu mukundana ubake yagutyo cyangwa ubusingo burabagoye ukomeje kuba bihira atse kwigamba koko madamu. Guys sorry abo nkomerekeje mu mbabare murabizi mu nshuti zanjye ndabakunda ego ntago ngamije kuba Violette gutya mugizera inda Violette kurebe kagenda ndebere n'umama murimo kutwambika ukorera hano Kicukiro se mavuge ndavuga mu kanya ngende banze bampime ayimene mbona bashyushye kuko nashyushye nyine uzwagira ngo uko nubwo yewe ndebera mbyambabari iyo nsokoreze wana turebe umva nashyushye natagombye ubukwe ni bwiza bro bameze gute finally nyuma y'ibibazo nanyuzemo nyuma y'inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba kabisa nanyuzemo toroshye finally mvuye mu basure mvuye mu kabari ncitse mu bintu by'ibikundi bitatahira ku gihe wishu bari kunyambika ndaje simbuka nyine ijambo rimwe ku basore batarafata umwanzuro ifite umukunzi bari byiza nyine uba uri seriye kandi uri umuntu w'umugabo hari imyanzuro ufata bidasabye yuko utekereza cyane kuko ufite umufasha nyuma muganirana ntabwo ari kimwe na za koco ziriya zanyu hapi nta nyungu n'abandi nta ni benshi ntabwo tujya gutungana akaboko turi abantu b'abagabo gusa uko biri ngwino uganiriza abantu Vero thank you nose ko wicaye sinende njye kubaganiriza abantu bariho gatoya shiri umaze gusaza ku buryo waganiriza abantu wicaye ngayicara urumva oya abo nanjye nicara bigenda gushaka icyo umugore ashaka ngo nicyo ukora ubu none bimeze gute turebe ribano turebe wow wabaye keza thank you
uyazana umutwe gusa tuno turabura tumenya mufite umuntu sari kuba mugerekeje ari nziza mani warifashe ndi kwifotora mwibaze ndashyushye hakiri kare ariko tubyumukara hose nkareba sho ntabwo nshaka kwambara ibi ngibyo nase akangaka niko wahisemo urabona ariko bon iyo kanzu irakubereye ntabwo kuko iyo uza guhita kubera ntabwo kwemera kuyambara so umeze tugiye kubana byemewe n'amategeko ubundi se twabanaga bitemewe kandi kandi uzashiduka wipuye byari mu magambo byari nambare n'akaki so guys nuko kwa karindwi dufite ubukwe uko twabibabwiye abantu bambazaga ngo ubukwe bwanyu ni ryari ati se kuko ni mu kwa karindwi iki n'iki dutegura intwererano guys dutegura abarundi bashuti banjye abantu bari Sudani South Africa Amerika Canada kuri ndabizi se ubwo mfasha wageze muri Amerika ngo Canada atangiye gutwereza aka kanya none se karibo babishyuzaga ndi urwara hano nibikore nkuko nawe babikora uri kubyikorera ushaka kuwendura nabikora ndi kubyikorera ni neza ukuzi kutakifuza kubabara nawe ntuzifuza ko mbabara sibyo telefone yanjye iyi niyo yanjye yego uyu mugabo ukwandikiye twaje kwipima ninde babarira ubona ari ndonyandikiye ko ngufatiye umugore wanjye no kugukanda ubu ngubu sishuko mbona wamamagaraga ibiki kandi twari turi kumwe naremenya ahantu warugiye ari bajya bamenye niba utari kuvugira kuri phone shira uruhu rwanjye bigenze bite turebe bigenze bite utudu rwa duheri turakira sinaguze cyatuguteye guys abantu batamfitiye ishyari mwandike muri comment mumbwire ibintu byatuma ibintu nakisiga byatuma tuno duheri mfite dushira sibyo ndabizi ko mfite abakunzi benshi batabona ariko it's okay utu ntabwo tuneye ubwoba ntabwo twambuza kurongorwa zamura icyo sheri se shu byerera ibi bintu tumbwire mayinga sheri mayinga none se mureba agatsimba waretse kwishongora erega imana iyo ikoze ibintu mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza ngo nibyo nimamo guys imana yansezeranyije ko nzabana na Regis tuzakora ubukwe bw'intambara zose muzahura nazo muzazirenga na my hubby ntabwo nabimenyereye umva ngiye kubyiba bya Tanzania habibite kubyuka umuntu arira kugiye breakfast ya mu gitondo lunch no gufatira igihe breakfast agafatira igihe lunch mbese ibintu byose bigiye kugira reka turi kuzabikorera ku gihe genda guhamagara ndi umugabo mu rugo nyine okay tuyo kuntu bizabimeze sawa shu sheri ni ibiki bifashe n'amashanyarazi amfashe okay ni ibiki ariko nawe amahagara biri romantique madamu oya madamu va mu nzira oh ibyo bya madamu ntabwo mbishaka hindura akazina baby ariko bavuga baby sweetheart oui ngino mbwira yes we sheri cya kintu kivuye ariko ni ukubera iyi misatsi mu buzima nanjye buri kuncika kanane sweetheart wariye oya nyine mpuriye kandi birya n'ijya bifite yesu uvuze ibiki none se sibyo ibyo ugenge ntabwo urajya ku isoko nkunze n'ibyo kurya muri stock nta biryo birimo
Nzajya gutekera nta ahubwo n'ikibazo sho wagize. tekereje ibindi bintu bitari Wenyine sawa nzajya gutekera nta n'ikibazo wagize. Uri muzima. ni gutya nzajya nitaba shiri wanjye sho sorry Ariko ndagukunda. I love you too. I love you too, sweetheart. Uri umugore w'inzozi zanjye. Thank you. Nawe uri umugabo wanjye w'inzozi zanjye. Bwa mbere utumye nambara costume, nananiye abasore none birangiye kwinagushije. Ariko biba ari byiza. Nanjye bwa mbere utumye nambara ikanzu y'abageni. Guys, ndaberewe cyane ntabwo mberewe. Ese umugabo wanjye araberewe cyangwa nagaberewe? Yewe ni wowe ni wowe. Muri comments mutubwire niba mudukunda, mudushyigikiye, muzakomeza kudukunda, ntimuzadute, mutubwire muri comment. Ese murabona tuberewe? Ese shire wanjye murabona aberewe? Baby. Musa umugore mwiza. Meze bo. Ese uriyumva gute? Nitumara gukora ubukwe, noneho tubana, sibyo tukazajya tuba turi kumwe isaha ku yindi, umunota ku wundi, mu gihe utari mu kazi, nanjye nari mu kazi. Usibye ko akazi kacu ni keza. Njyewe wenda n'igihe utazajya uboneka cyane mu rugo kuko akazi kanjye urakazi, ariko nyine wowe urabizi ko amasaha menshi akazi kawe ugakorera mu rugo, sibyo? Ese uriyumva gute nitumara kubana? Ese nyine urumva ubuzima ugiye kubamo, sibyo? Butandukaniye hehe n'ubwo wari urimo? Ubuzima ngiye kubamo ahantu utandukanye n'ubwo nari ndi. Cya mbere cyo hehe n'akagaze gatoya birarangiye. Cya kabiri hehe ni pasi nzajya muterera nase bebe yajyanje kwiyarurira ifoke ni ukuyikuraho iteretse inyishyira ku biryo. Ntabwo ndongera kwiyarurira. Ubwo ikindi ni iki? Koga nzajya ndara nambaye gusa. Ndetse kandi ngiye abantu bagutanze mu rugo bakubwiye ko umugabo arara yambaye ubusa. Ubwo se turamutse dutewe nk'abajura. Oya subiza nawe bize guys, subiza. Tuganiza abantu bakuru, niba hari umwana uri hano mubwira agende, atagira niwe cyanye n'umwana mushyire ku ruhande. Mushaka kumva ibintu yogana by'abageni, shyira abana ku ruhande, sibyo? Icya mbere cyo kitanasubirwamo cyanyacyo, sibyo? Akira my phone. Yeah. Ngiye kujya ndara. Ngiye kujya turara turi babiri. Ese njye kuvuga ibyo kuryama ukareba. Vuga ugende kukureba vuga ngaho Ngiye turara turi babiri. Ninsinzira asigara areba. Nasigara areba nsinzire. Buri munsi. Cya kabiri. Ugiye kumufasha wanjye mu buryo bwemewe. Sibyo uko twabivuze. Imiryango tuyemerere kwidusura. Abantu mwazisabye ko muzadusura tukabakatira. Oya twaye tutarabona aho kubakirira biragoye, sibyo? Iyo turabona aho wakira abantu. Muri ghetto nanjye mba muri ghetto. So bigoye. Ari igihe itaba ari ghetto ari na chateau ye ari n'inzu nini ariko inzu itarimo umufasha ibiri mirongo singobe. Banayita ghetto. Yego. So rero inzu y'umusiribateri yari yose nubwo yaba ari chateau bayita ghetto. Yego. Ubwo rero uko byenda kose. Bifite agaciro kanini, ni ibintu by'ingirakamaro, ni ibintu nasengeye ku munsi umwe nyine kigiye kizagera. Ngaye pimere imyenda tuvana. Wabisengeye inshuro zingahe? Kwitwaje kuganiriza. Ngira wagiye Kanyarira ntaho wagiye. Kanyarira. Usengera urugo n'umugore. Ntabwo nigeze ndi Kanyarira nababeshye. Ariko nagiye mu byumba by'amasengesho. Bingahe? Kimwe. Okay. None se buretse ndaje nje kwipimana none sibyo? None se ni nk'ire jambo wabikira Olivier n'abandi bashuti bawe bagiye gusigara mu bugarago. Mu bugarago? Urivyo ni Kinyarwanda. Wabwiye niba cyatse umugande ngende mbizi. Niba cyatse umutanzania, niba cyatse umurundi. Ajewe ndi umunyarwanda. Wenda jya uri umunyarwandakazi. Wavuze mu bugaragu. Oya niba ari umunyamahanga nawe ni byiza mukunde mbizi. Shuni ingaragu. Ese Medina yashatse mu Ethiopia? Yego. None se ni mu bugaragu cyangwa nabwire Mimi? Mimi se cyakoze hari akavido nabonye ka banyine basa nkaho bagiye out. Medina ngiye ngo muraho. None akaba muraho.
Ujye urumva ndi kuvuga icyo Kinyarwanda. Tubeseriye tuve hano tugiye turetse. Oya ariko banza mbwire nyine Uri ntabwo urumaze kumbaza icyo kibazo? Olivier yakikoje? Ntabwo nari maje. Nawe ashaka ikintu nabwira abasore wakimaje iki kibazo? Yari yaje maze kukimbaza. Okay, gisubize nanjye ntabwo nari mari. Ikintu nabwira abasore batarashaka akambabwire ko ngukunda. Ibyo barabizi kuko niyo sinzi sinda jewe. Hanyuma kuba nongeye nkabasubiramo bibaye ikibazo. Ndetse sababwira bako akobwa twakundanye batararongorwa. Mwakundanye. Oya. Ndakivuga amagazi. Oya. Ikintu nabwira abakobwa batararongorwa. Uturo twanjye twagize. Na buri muntu agira igihe cye, buri wese afite umukunzi we, buri wese afite uwo yagenewe. Abagabo ni benshi. Abagabo ni benshi cyane. Abagabo bicaye hano hanze ni benshi cyane pe kandi babategereje. Umuntu ugukunda wawe muzahura. Uri muri bwa ex se cyangwa uri muri bwa abakobwa bose muri rusange twabwiye. Okay, sawa. Umuntu ugukunda muzahura. Imana ifite umuntu wawe yakugeneye. Yego. Imana igufiteho umugambi. Yego. Imana irabizi irakuzi. So icyo nakubwira cyo igihe cyawe kizagera nawe uzambara ikanzu. Nakwiri ntabwo yarazi ko Diyo murozi yapfuye wana aba ex By Regis. Bye. Sishufite aba ex bangaye? Nabo. Ubagira inama kuri yo ntabo? Ntabwo bigikenewe yuko aba ex bamenyekana. Bitanga iki? Muri pobe. Batwongerera iki? Yahuzo. Bajye mu buzima bwabo natwe mu bwacu. Baba expired. No, ni abantu bakuru bose kandi bananize neza. wabibariza akabazo. Uyu muntu namwita atazibagirwa mu busore. Umusore, okay, niwe babajije kuko bavuze ubusore. Wahereye mu mukobwa. Oya, umukobwa bubaho. Uyu muntu arambwira. Yaje ngiye kwicara. Ugiye kwicara. Ugiye byari ngombwa kwaduka. Ntabwo nshaka kwicara. Ushaka kwicara? Banza isubize ikitazibagirwa mu buhungu bwawe. Njyewe uzi icyo nazibagirwa? Icyo nazibagirwa icyo nzibagirwa. Bitazibagirwa. Ese icyo nazibagirwa ni igiki? Usubiremo ikibazo. Kwiga. Amen. Icyo kintu utazigera wibagirwa. Ibintu nka bibiri cyangwa bitatu byakubayeho mu buguyu. Yego ko bitatu ni byinshi na bibiri ni byinshi. Reka musubize kimwe. Bavuze byinshi. Ushaka bike. Icyo nazibagirwa ni ukuntu ushana ryamaga 8 nkaryama umutwe uhuye n'amavi. Ko kuryama 8. Twe tubyita 8. Yes we. Icyo bitazibagirwa uvugisha uko. Ukuntu nararaga nifumbata. None ubu nkaba ngiye kurara ngiye kujyana inama buri munsi ndana mfumbase umuntu. Nta makuru ufite. Ngo nta makuru mfite ashobora kuba adakunda abantu bamufumbata. Ukuri kw'Imana iyo murafumbase ndakanguka. Ariko nyine ugomba kubyiga. Ukuri kw'ibyo unyihanganye. Niba gutuma tumenya ko ngende kureba. Ndajya nsinzira ari uko umaze gusinzira. Nari bijya ujya mfumbata. Ikindi sura. Mbanza gusinziriza muri mu cyumba twa bebe. Hanyuma mbona yanjye gusinzira. Ese muri kumva ibyo bintu azajya abanza ndirimbira uturirimbo nk'utw'ababebe. Ubwo hajya babyita gufobera. Se iyo ushyiramo iyo ukoresha n'imikaro ukareba. Oya nta mikaro. Reka nta mikaro. Ata si gerageza umukara barebe. Oya shuri nta mikara nayo. Ugakangerageza n'umukara. Iyo yawushyiramo ukabona nawe umbere yaho. Okay, nta kibazo nawe ushyiremo. Erega buriya ntugapfe guhita uhitamo. Ako yikambara kuri kamera. Sinjye ndajya kwishora umukobwa. Uyishirije. Atagira abakobwa ashaka bandebera ibituza by'umugabo. Hindukire. Oya, uhindukire ubereke boxer wambaye. Oya ntabwo nzi. Ubereke n'ubwo nambaye isengesho. Turasera genda. Murebe yiyambura imbere yo kuri kamera murebe ibituza by'umusheri wanjye murebe n'umugongo we cyana bosambaye
never barimo n'abarozi baba n'abarozi n'abarozi nyine baba bari basajya mu bakuru k'umugongo wawuzemo undi mugongo wa kabiri si Olivier papa jimbwiye umunsi w'ubukwe bwacu urumva uzaba umeze gute utangiye kubona ukuntu bimeze none ntabwo nawe no kumusubukwe bizaba ari danje imyiteguro iri hejuru fire turava hano tugeze turava hano tugende tujye boho sibyo tugende dushaka akantu turya tunywa tuganire boho sheri siko twe twavuganye nasi urisubiye reka tujye nuza Radisson bro oya cyane bro ukuri kandi ukunda gusesagura riders ntugakunda gusesagura tujye herero turajyana badahenda iyo ekonomi yawe yishyire ku ruhande ariko urajya ngo kari uri bwishyure fagitire n'uri bwishyure fagitire ibyo bizashire ku bantu mbugwe nta kibazo ego ariko ikibazo ibiryo byashiriye mu bukwe bwa Queen na Regis nase ubu igihe tumaze dukora cyagiye twakoreye twakoraga se bayatwara sawa kantu k'umuhanga kwagakuyemo ngo nagakuyemo akanga kanagiraga ngo mitema ko nzambara sibyo munuza mu bukwe bwacu do bakita ntago mbizi akazi pe do ntakabonye akangaka aka niko nahisemo nzashyira mu mutwe bitewe n'ibintu nzasokoresha ariko ushaka kwisigishiriza kwa Makenzi mu gahunda ngo ni muri zuri Makenzi babikora fresh efo kwa Miss Naomi kamishika Naomi sweetheart I love you kamishika nje nkunda famille ya Kamari Kamari ni papa wabo ego ariko barafite umugore udashobotse nukuri shamva Makenzi ndabakunda none mfite karamuna kanjye kapfiriye Katia yaramupfuye byatari n'ejo bundi yarambwiye ngo bari kumwe muri match so guys uyu muntu yijyanye kwikoresha iki urambara imikara complete no si urambara imikara hose ese imikara complete ntabwo bihura baby wapi pe ibyo bintu wapi wabaye umwira nari ibindi yambare turebe nawe ubwo arijimye noneho reka bere mu mwijima urirabura baze ko kamera itakikureba sure ntabwo ukiri kumbona shumba barvanemo ibyo bintu ugenda wambara ibintu wari wambaye si umuntu yanga ibintu ataranabibona ubu si kundebera wenyine none se hari undi mugore ukwemera ushyiramo radakureba guys kambe mfunze umunwa play no game kambe mfunze umunwa Olivier abanza murebera ubwo agenda agaruka back oya ugaruka back ukora ikintu waba wifuza uganiriza abantu anyway reba ariko umuntu mwahombye nyuma y'uko ugiye mfite uwagusimbuye ni wowe wahombye bwa bukwe wanze dore ndabumuhaye mushongora ku bantu turishongora cyane bakuze iminsi twasenze uza amajoro twaraye uziko twagenze za Kanyarira ariko none ikirenze uza amajoro Regis yaraye arimo yaragiye si yabyitwayemo gake emo kungigira sha era ukuntu yambwiraga karagoye zo kwingira iki cyambe cyanguye no gutereta kwingo ubwo ukuntu yambwiraga Olivier ngo kwinguna washaka gukinisha amarangamutima yawe ngo ndagukunda ngo ugenda ushaka kuzambera umugore bra 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 amaze uyu mujama ko karazana injoga ziza kuvuga ngo tuzabana byagutwaye iminsi ngaho cyangwa igihe kinini gutyo c'est bon byamufatije kwini byagutwaye baragiye hafi ukwezi kwezi se kumwe leta bakubwira no vugisha ku kwezi kumwe oya hari uburyo abantu bakuru dutereta ntabwo iyo umuntu uri guteta umuntu uzabana ntabwo umwirukanza yahishye utafari kurindi umuganiriza umwereka imishinga abakobwa n'abantu bagira amatsiko arakubaza utunze iki ukamubwira we mbese ariko abikubaza kubera impamvu imwe uretse
nazanye imodoka zingahe nja kukureba nazanye imodoka zijya muri 5 aho yasumjya n'umukomisiyoneri bimeze ubundi ugira imodoka yawe ndamubwira iriya yindi sinamwe yatugenda tugira bwiniza baby numbora nyirimo ntaboneka mba natiye kubeshya ntabwo dore yanjye ngiye ibabeshye Benz nari nzonye kuba bishye ko na modoka ufite oya mfite Benz isanzwe rwose na 10 compressor kaza ngatudo arayireba ntacyo nguhishe nduyu nguyu ndi Regis watandukanye na Miki abagiye gushaka kwina ntabwo ati niba uje kunshaka ibagirwa ibyo byose bikuri mu mutwe nibwo nafashe umwanzuro nekeza kuko nabatimba kazaba kamubere nanjye nkava mu basore mpitamo kwemeza ku murongo ngamba kabisa ese ibyo bintu reka maze makabizu izi promises zose wamaye ntabwo ushaka kumakabizu nizo baburetse cyangwa muzakuri ariko kuki muri kwihuta umurenge ari ku wa 4 uko ari ku wa 6 yego urashaka kuyobora ry'umurenge kwa nagira ngo dukore umurenge haceho oya kasha dore ndaba kamera ndaba tekinisiye no kuri bande reka mubaze ikibazo kimwe yo unereta urabizi ko mugani wawe byakuwe ko nabona ese nkwemerera sibyo unereta kuri kubisubiramo cyane unereta nyine ndashaka kubaza erega watangiye kunereta ugitandukana na Miki nyine unereta wa promesse wamaga nizo wahaga Miki umva murebere se niba ako nabyo bisa sorry fiko yetu nciye mu ijambo rimwe yangize ikibazo agarutse maho yareba ndibona jango ndebe ndibona jango numve kutabeshya gundi mwana ndose ibisokozo birajyana n'intuzo agomba kunamfungira nawo umfungi ukahabundi wicara ubu yari kurafunga iki nose nufunga ubwiza bw'iyi jacket turagaragara ntabwo kumfungira bishoboka nduzira gufunga ikisho utangiye gushwana mu kwitwa tutaragera mu gutangiye oya nose ashaka guhisha ubwiza bw'intuza iki biza bwiki bw'iyi jacket aha Atanga abagore ngo ni nzanja zigiye ikinyarwanda ni danje ushatse umugande ati abagore baraganduka sibyo bagandukira abagabo abagore bagandukira abagabo hama abagabo bakaba inzanja niba ari inzanja nyine nsobanura wasomye bibiliya icyo cyanditswe nakize ariko nakibagiwe iki cyanditswe icyo ngicyo cy'inzambya ni no kugandukira I don't know sweetheart ariko rero ikanzu mu gihe tutarakora ubukwe unagerageza unayimfashemo sibyo rebe ko bimeze rero ntumbwiye kuyikambika kuko ntabyo kuki hano aribo mwahisemo kuza kwambara no guhitamo ibyo mwambara Violette ni urusanzwe nk'amakositimu nambara hano mu isoko rya Kicukiro ni wagize wagaragaje niho dutuye kuna afite imyenda myinshi turi mu karere kamwe ka Kicukiro sofa byiza rero nta kibazo je kwafata hose afite Violette afite amakoti meza y'abageni afite amakoti meza y'abagaso hari undi mugabo mwazanye ariko ngari mu bantu banditse kamiliyoni oya nshakubwira ko kantu ibyo kumenya ko Violette afite amakote meza y'abageni undi mugabo mwazanye hano na undi mugabo nazanye hano nawe ahubwo ntazanye na brother wanje aje kugira gute aje kuhafata imyenda azampara mu bukwe bwe so yambika neza abageni bose ku mpande zombi side y'abakobwa y'umukobwa side y'umuhungu guys afite imyambaro myiza pe mu mugane ni hano Kicukiro santere byose se yambika abageni gusa cyangwa n'abambarira abageni bose n'abambarira abageni akanadekora na proposal guys mu magambo menshi hagati ibintu by'amaniversary ni ibintu by'amaniversary ikintu cyose ushaka yakwambika bridal shower byose afite ibikoresho byiza kandi bishyashya apana bya bindi bishaje no abantu bambaye amakote yacuye no ibintu by'amakote yacuye ikote nambaye muri kuribona ari mu isoko rya Kicukiro ako mwamubonye muri floor ya 2 mu muryango nimero 10 Violette na mutamuzi asanzwe twifotoza amafoto ya mariage twifotoze okay ya mbere ni iyi cha Olivier hawe kuko nambaye gute ariko asi inkweto bari kuyibona bari kuyibona santi iyi se barimo barayibona reba ku myenda oya ntabwo birajyanye
Olivier nawe byakubera nshuti yanjye. Urareba ibintu bitakubera. Byakubera. Nubundi biryo urya wabisanya n'umugore. Reka inda nini yo kurya wenyine. Isahani imwe n'umugore ayiryaho. Ndabeshya. Reka kuba papa mzirire. Fata umwanzuro karame. Ikintu nabasabira. Imana izabahe kuramba. Aya magambo ntazayabasubiramo ku murenge muri gusimura. Kuramba se byonyine tuzanarambana. Usabye kuramba. Je nta kintu kwinyangira ngo kimbabaza. Udusinyura se kuko byagenze gute. Sawa. Reka. Mubasubira gusa ari amatike n'umutugeremo abakobwa. Niyo murya mu rugo sasa. Nukuri kw'Imana. Mani, noro Queen ameze nk'imodoka y'umuriro. Ari economique cyane. Genda imodoka y'umuriro. Reje ndakwanga. N'urugero rw'abagore. Uramva ukora ntutse? Impamvu. Olivier ibintu by'ubugegera. Impamvu Queen bivuze gutya. Impamvu nyine Queen ngende bivuze gutya, sibyo? Olivier. Queen niwe mukobwa mani ibyo mwatsa byinshi. Kaba kawunga arya. Bibirayi arya ibyo. Ibibonetse arya. Sibyo? Niyo mubwiye ngo nta mafaranga ya moto. Yageze ku nyama arya nk'uri kurya kawunga. Mubwize ukuri. Yambwiye nta mafaranga ya moto ahari. Sibyo? To be honest. Kiyo kiri nta mafaranga moto ahari. Bisa yinjiramo y'abagenzi agapfukamunwa n'ingofero akaza. Queen nyine impamvu ngo mbwira ngameze nk'imodoka y'umuriro. Kuba Queen rero ntabwo. Mani hari abakobwa durana mu buzima bameze nka essence. Bameze nk'imodoka zikoresha essence gusa. Kuba ari Queen ari gutaka. Ba Queen ntabwo akiriho rero niyo mpamvu ntabwo utagasura reba. Baza umugore w'umutwitse gutya n'umugabo w'icyamamare. Reba buno buzima. Reba ubuzima tuba twibereye. Guys, rero gabanya ubusambo, gabanya inda nini. Olivier ku busambo, ureka inda nini yego. Iraguka abasore bari kibande vamo. Rikika afite umukobwa. Baza bava mu basore. Barananye n'abasinda bavuga ati bro. Urabizi neza ko Zaba kiri ingaragu. Umuntu wese utarakora nk'ibi tugiye gukora. Inshuti yanjye ndamuzi n'uwonzi. Wese utarambara kano kantu ngo abyine kano kadenze. Ngabyina. Ese undi tuzabyina iyi ndirimbo. Tuzinjira mu ndirimbo igezweho. Nganyereka gake. Kuri nishibona. Yobaze ko iyi video mama azayibona. Guys, ma nukuri najyaga ngo nishime. Dore n'uyu umugore cyatse muramubonye. Oya biremewe rad. Muri Sara zabye. Yego, shanzabye. Bakuzirekura n'umunsi we. Suza wari ubusonje. Kuryo byinshi kibona kake. Ndimo ndigana noza Talia. Wa mwana witwa Talia. Talia. Okay. Talia. Nese gize ngo mvuze Talia. Niko mvuze nyine ndandaga. Urashobora kubika ibintu. Gatimbo gakizeze. Ngo tan. Guys, muzazi turyane show y'umunsi wacu. Mana we ndashima Imana. Mwihorere nzamwishyura. Ndashima Imana. Nukuri ndashima Imana yamaye umuhungu mwiza, umugabo mwiza. Ndashimira amabukwe wambyariye umugabo mwiza. Ntangira kumva ngize isoni. Mabukwe ndagushimye, amahoro n'imigisha bikubeho. Warakoze kumbyarira umugabo mwiza, unkunda, unyumva, unyitaho mu buryo bwose. Mabo, nukuri nzagushimira, bitari kuri kamera. Ntabwo ari igiseke gusa nzaguha n'ibindi byinshi. Nzakwitura neza, nzakubera umwana. Nzakubera umwana mwiza, nkubere umwuzukuru, nkubere umukazana mwiza. Ego. Ibi byonyine ntabwo bihagije. Ego. Nese ko nasi telefone yanjye. Ngira ngo nyine ugifate neza. Ego. Hari umunsi nk'uyu urazitaranye kubwa Queen na Regis twari tuyinyimena. Nukuri urarekwe. Baravuga ngo ahajishwe igisabo nihaterwa ibuye. Ntabwo bavuga ko kimena. Ego bavuga nabyibagiwe sheri wanjye. Bavuga iki horize? So guys. Bavuga ngo iki? Ntibavuga bavuga kubyara, kwibaruka. Oya kinago kibya kibaruka kibyara. None ngiza ngo ni mu buzima busanzwe. Iki ingoma birabyara. Iki nibyo bita igisabo.
umukobwa uteye neza abafiti abateye nk'iki n'igisayo akusigara ibyo ndikira tureba ntabwo neza ongera uhindukira ariko turebe ngiye kuri igisabo n'igitoya kuri mezire ndi kubona uravuze ngo ne nk'iki uteye neza pe. So guys, twagize ngo tubatembereze tubereke ko nyine tujyane tubereke ko twaje kwipima amakanzu, costume. Abahungu twabwiye bazatwambarira mu ready, abakobwa mu ready. So nivuga. Akibinda bano byo bimbereye si ukubeshya. Yego. Ngote ari black urabye byari umweru. byari umweru byapikaga nyine. Byabirimo akantu gatoya k'abaturage. Gutyo c'est bon. Ugushatse kuvuga ko njyana na kwitema ibintu by'abaturage. Iyi foto suri kuyifata twayigeza hasi. Utangiye ko mu stalking tugiye kwipima. So guys. Bora nambaye gute rero mumbwiye. Birambere cyane ntago bimbere. Reba ariko ukuntu magaze gutya natamba mu ngoro. Nyine nk'abageni. Nk'abageni. Abageni bahagarara gutya muze mutwigisha kameramani natwigisha. Twifotoze gutya. Akunze kuri iyi foto imanitse iwacu muri salo she. Gutya. Yaba ari nziza pe. Na gutya. Twasura. Ngira tureba ko ako gafoto ukuntu wari ugafashe. Akaye kagutya. Gutya. Okay. Ego. Si byose. Another style. Hari indi foto nakubwira ufite gushaka gukora. Yes. Oya, nagyo ari muri salo. Cyoko zana mu gahanga biremewe. Asha muhobere byari. Okay, like yeah. Hadi kamera murayiranguye. Last one. Tumuti kwifotoza mu foto y'iki tutse guhinda akwizwe utamindishije. Mo turafata nyine. Rero amafoto igihe n'ikiranagera. Nyine ntabwo kiragera ariko twagize ngo tujyane namwe tubane namwe twagiye kwipima imyenda tuzambara mu bukwe bwacu ya so ubuse hari ibindi ubuse nitubaganirije ni musimbyinnye ntimwishimye umurozi ya fire nta murozi uzigera uturoga mu bukwe bwacu ngo bikunde azapfa mu cyimbo cyacu fire Queen. Sheri naringuye. Umukobwa ushimishije. N'ubukwe ako sheri. Kandi abandi bakobwa nshuza nabo bakwita. Nta kibazo. Banyita umurozi nari barabizi ko ntaroga. Barabizi ko iwacu tutanazabyigera. Gazi ubukwe buraryoga. Abashu mbifuje kugira abagabo beza bazabakunda by'ukuri batababeshya. Sibyo? By'ukuri bazabakunde babakorere ibirori nk'ibyo bagiye kunkorera. Okay, tujya kurya. So guys, bye turabakunda. Mwibuke gukora subscribe, share, comment, like. We love you so much. Kutumye mvuga nabi. Urumva nazambara umweru umbwire. Ubyandike muri comment. Ariko ngushyira nabaraga bimwe. Niba ubona nahindura ikanzu, ubyandike muri comment. Nta kibazo dukunda abafana bacu. Muri inshuti zacu murabava. Of course. Tuzabatumira. Atasoma 200. Abantu ba mbere, okay reka tubivuge tubisobanure. Abantu bari butere comment 100 ba mbere. Yego. Tera comment bituna twandikira ku rubuga rwa Instagram cyangwa kuri nimero kuri tutukoza invitation. Yego. Bye. Guys, ciao. We love you so much. Mwah.